ko tutabikugera ahantu tugiye don't worry ntabwo tuyashika urabona princess uko bumeze gute uyu munsi ndishimye siko anniversaire yanjye kwanza are you ready yes surprise ganza just to translate this is your surprise ntabwo bishoboka no is your gift from ganza niyanjye imodoka ni yawe then afite abagabo dore contact uri bumeze tubona emotion ugaragaje barumwereke birandenze fasha tu akira nukuri birandenze tugakina ahubwo tugatara Gigy abandi bana abandi bana kandi ibintu si uko cyabikoze imiti muri kumbeshya ntabwo ari pranka it's yours imodoka ni yanjye ni yawe pe ahubwo mutumye ngira amatsiko injira amabuye y'akanyenga ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka reka princess mwivugisha ugambo umva kamuda yumva icyo namukora kuko n'iki nakora nk'umukuru muteranye n'uriya mugabo we koko twariganye turi mu rugero rumwe afite imodoka kuko mana nazize iki ariko ze tugombe tumugabane ahubwo agatekerezo kanywa amazi nze nkubwire biroroshye Gigy hamagara princess umwikuro noneho mushake impamvu nimara kubona ikigabo gato niba basuzaganye mu muhanda nkabona iyo foto nzayikoresha akazi ko mu iminsi by'aka kanya you are my friend so makunyibarisha utubazo karanye muhamagare what is playing says nakumana nyagasani nukuri ntabwo ndi umugome busanzwe umbabarire pe ariko nta kundi kunabigenza nta rindi terambere ifite kuri iyi si tabumpa amahirwe tike ngomba kujya hanze ni marine yanyitabye we princesse bite se ndagukumbuye Rahira nukuri shatse kakazi kampiranye akazi kambanye kenshi kuboneka bari danje ariko nanjye ndagukumbuye ndabyumva nukuri nose shu nukuri no gushaka kanya basi tukabonana se umwanya w'inshuti yawe warawubuze sinyukubona shado kuri ngiye kushaka muri weekend ndetse ko twabonana baje ariko shamva nkubaze ariko sabuzwa n'iki kwitonda ko wahiriwe umugabo ugura imodoka ugwa princess akaba yarafashe princess akaba yarafashe ariko kumane princess ko twakuranye ko twiganye ko tungana wamba barukamwe umupfumu cyangwa bangukoresha ako Gigy wajyumba baravuga ari kiyo pressure reka turacyari batagiye ntabanga nakoresheje urebye pe ntaryo nukuri nanjye byanguye n'uburyo pashanse uramutse uburyo twamenyanyemo uburyo nanjye inshuti yanjye yampuje nawe ntabwo nabitekerezaga rero kuko bwaho nakoresheje ibanga nanjye wumve ngo kumira modoka byambereye surprise sinzi ko nshaka kubwira naratunguwe bandi bana mwarahiriwe ariko koko kumana princess nukuri kwimana uko nazize iki
Ibi nta kintu wabigize mbabazire guhangayika ashyira umutima hamwe burya ibintu by'umuntu igihe kigeze birabona ushobora no kuzahura n'umugabo w'umumiliyoneri w'umukamyo wenda njye bampaye kariya kamodoka washaka no kugura ikamyo bakagura kure cy'amazi reka nyanywe bimanuke wese ni ukuzabona umugabo ukwiye kandi ntukajye upanika ndahangayitse reba imyaka mfite urabizi abakobwa dusaza ubusa reba imyaka mfite nta kazi nta mugabo nta terambere namba usibye kumbona ngenda mu muhanda ndahangayitse ndakumva bigutuma duciye ubwenge kuko ntabwo dukoze bya cyane nta mpamvu yo kugira puresha sibyo ikindi umugabo se kutazajya kumutereta akazagutereta ndakwinginze mbabarira wihangayika umugabo uzamubona uri umukobwa mwiza ntabwo ushaje hari n'abaturuta bakiri abakobwa sibyo wigira puresha rwose umuntu ashaka umuntu ahubwo apfa gufata ubonetse wese ukazasanga nyuma waribeshye rero bigendeshe gake uzabona umugabo ukwiye kandi ugukunda unagura ibintu byinshi bya mirenge iyo witonze cyangwa ubyubuka no gusenga sibyo iyo usenze umenya ibyo usaba imana ni ukuri nanjye buriya ganza yaje mu buzima bwanjye hari igihe afata umwanya agasenga imana tuzameze n'umuntu umeze gutya rero nawe ujya usengera umugabo wifuza sha prince amayinite yanjye ndumva ashize ariko ushaka gushaka ukuntu tubonana sibyo nta kibazo sheri mfite ibibazo mbabarira uze kuza kundeba ibege nta kibazo sheri ndabikwemereye si akazi keza ngomba no kugenera modoka tukayimena kuko ntabwo kakakunda kakacitse uzayizana tumeneho amazi iyo kuzayizana rwose ok bye ndagukunda kunda miki meneho amazi ubwo kanze nkunyagira ubuzima bwawe bufeiringe mbere Ganza. Oui, Ganza. Oui, allô? Ça va? Ça va vite. Ni byiza. Amakuru yose. Amakuru ni meza nari ngukumbuye. Sure. Cyane. Nanjye nagukumbuye cyane. Kandi natekereje kuguhamagara nibuka ko muba muhuze. Nari mu kazi ariko natashye. Nari maze kwitunganya. Hari abashiti banjye bari bantumiye muri anniversaire yabo ariko ntabwo nari bugende tutabanje kuvugana nari napanze ko nimara kwitunganya ndi buhita nguhamagara mbere yo kugenda. Mu by'ukuri sinzi ukuntu nakubwira nabuze aho nahera pe. Kubera iki? Byandenze Ganza biriya bintu wakoze ni ibiki? Ako narakubwiye. Oya wakabije noneho nahise numvise inyitoyeho Ganza kuko iriya surprise wayitekereje gute? Bashali sinshaka umukobwa mwiza nkawe kumubona utembera mu mihanda ya Kigali ngo barwana n'utumoto ahura n'ayo mavumbi nabitekerejeho ndavuga nti nta kintu ukwiriye n'ikiriya. Ganza narize mu muhanda numva mbaye nk'umuntu ufashwe n'amashanyarazi sinzi ukuntu nabikubwira mu by'ukuri. Birarenze ariko mbikuye ku mutima ndagushimiye wakoze nishimye noneho numvise sinzi uburyo numvise ngo ukunzemo ntabwo ushobora kubyumva. ako ni agatonyanga mu nyanja ibindi biracyaza humura. Shuwa ni ukuri ibyo wakoze birahagije burasa ari cyo wishimira ntacyo urabona wari wabona ikizaho.
nishimye uwakoma none aho byibuze ngo ye nkabizu kugira ngo ubashe kubyumva. Oya tuzahora ku gihe nyacyo. I think ko nanjye byifuza kukubona live biri mu bintu bizashimisha. Ganza noneho bigeze nanjye ndabishaka cyane pe, ndabishaka nta gushaka kubyumva. Ya humura bizaza kandi urakoze cyane ubwo washimiye gift. Nashimye kandi nishimye, mbese Imana ikumpera umugisha ntukabura amafaranga. Tugusangire. Ahubwo nindamuka ntashye kare sibyo ndibuze kuguhamagara kuri video ko tuganira. Hari ikibazo? Nta kibazo kabisa. Urumva abana bashite banjye bari bantumiye ako ntabwo ndi buhatinde ndataha kare kugira ngo mvugishirize n'ubu ndi kugukumbura cyane. Nta kibazo genda enjoying turaza gusubira. Merci chérie. Ça take care. Merci, bye. Bye. Ganza ntabwo ndagusobanukirwa pe. Yes, princess. Nizere kuri kuva mu kazi. Okay, nta kibazo. None wowe nsanga mu mujyi hari ikintu ushaka kutuganiraho ku byerekeranye nawe ngaho mu kazi. Njye ukoreza location kuri Google Map nta kibazo. Sawa sawa. None ntutinde please. Sawa. Raporo zose wazikoze nta kibazo. Muraza gusanga kuri email. Okay. Sikacyayisoma. Yego. Yeah. Harya mugira utundi tuntu two gufatisha. Okay. Turakubwira nta kibazo. Hano nashaka kumenya igihe uzahindurira ukanywa ka kofi cyangwa ikindi kintu. Ikibazo kofi tuma ndasinzira kandi mba ndi bubyukire mu kazi. Ariko iyo nyweye kwa cyayi nyine urumva amaraso arashyuha ugasinzira neza. Ariko rero byose nibyo umuntu aba yishyizemo. Byose ni mu mutwe. Agasukari kaba ari gake. Nkunda isukari urabizi umuntu nyine yagize stress ibintu twirirwamo byo ku mamashini. Tanye agasukari kenshi. No, ariko ujye wibuka ko uba wicaye kenshi.
iyo wicaye rero cyane ukangushyiramo n'amasukari kandi nta n'amazi ujya unywa ni ikibazo kinini cyane wenda rero impyiko zazamuka amazi ndayanywa mbwira umunsi n'umwe nari nakubona uri kunywa amazi wenda nyanywa mudahari ariko ndayanywa nyereka telefone yawe unyereka ahantu wigeze wifotoza uri kunywa amazi nibura n'umunsi n'umwe iyo foto nta wayigura ntabwo nkunda kwifotoza so mbwira ubibona ute dufunguye irindi shami ryacu iburengerazuba muhe mujyi hari Rusizi se twafata hagati ya Rusizi na Karongi ariko buriya Rusizi mbona haba heza uzi impamvu ni ku mupaka byadufasha ko ikawa yacu yajya yambuka ikajya Goma kumeza muri Kongo biza abakongomani ni mu madolari ntabwo nzi kuza ubwenge bigeze aho ngaho usibye ko niyo muri Kongo itabonetse ni naho hari Rusizi abakawa nyinshi cyane hari ibyaro byinshi cyane ibyaro byinshi twayikoresha kandi noneho byaba binorohereje abakiriya bacu kugira ngo aho kugira ngo bajye ubwabo bapakira bazana hano twebwe twaba dufite sitokari abo bakazana muri sitokari twe tukipakira nabwo twaba dufite ikawa yujuje ubuziranenge Rusizi buriya amafaranga hari akantu kakwiyongera bizi gute ziranye n'abantu bahakorera hari n'abacuruzi b'inshuti zanjye benshi cyane badutiza amadeko gusa ku buryo nta kibazo twakorerwa tugira nta kindi nashaka kubaza uriya mukobwa mushyashya situwasiyo imeze gute ariko icyo nabonye afata vuba nta bintu byinshi yaje azi ariko iyo mwegera avuga ngo ibi tubikora gutya aba dukorana gutya aba batwishyura gutya mbona bifashe vuba ikindi nabonye icyiza najya mwohereza kuri telekeshi kurenza uko yerwa kuri ofisi kuko nibwo amenya akazi kameze byo kuri ofisi ngasigara mpanganye nabyo n'abandi bagenzi banjye uriya twabyo tumwohereza ku matele cyane atasiyo ndabyemera dushobora kumwohereza kuri tele ibyo ni ibintu byumvikana ko n'ubundi nicyo twamuzaniye ariko noneho tugomba kureba urabizi ko umuntu twohereza kuri tele agomba kuba afite disipurine afite amagambo azi ku buryo bwo gukurura abantu kubigisha kugira ngo ushobora nimba uwo mukobwa rero yujuje ibyo bintu niyo mpamvu nyine nakubajije nti uramubona gute njye nabonye afite disipurine arubaha pe afite disipurine yaduserukira ntangaje akoresha numvisha ari sawa ku buryo utagenda ahantu ukuntu baduca amazi kampani yacu usanga itangiye kugaragaza isura mbi ariko nabonye nta kibazo ni umwana mwiza ikintu ngukundira ni kimwe nuko wowe ntugira ishyari ku bandi bakozi bashya tuba abakobwa urabizi ko abakobwa iyo muri kumwe usanga njyewe buriya wasanga ejo azanduta ejo azagira gute uriyizera muri make kubera ko n'ubundi bagiriye ishyari se ntabwo nagasigaramo njyenyine ntabwo nabikora dufite ibikorwa byinshi cyane ku buryo kubimanaginga njyenyine ngo mbe manaja njye mu myanya y'abandi mbese superviseri mbese biragoye icyiza ni ugukundana na bagenzi kandi urabona mu kazi iyo mushyira hamwe nibwo akazi kagenda neza iyo yaje mu utwo tuntu uriya arashoboye uriya ntashoboye we namwirukanisha birapfa ku byerekeranye na buruse nakwemereye ategereje kumbwira nari ndi kubanza kureba uburyo nakwipanga nkiga ariko bitanisha akazi ariko masitasi si ngombwa kureka akazi burya nyine nashatse kuvangura tayimu y'akazi n'iy'amasomo kuko nanone ntabwo najya kwiga ndi kubikinamo muri umwanya usanga amasomo ari kumfata nabanje kugira ngo ibintu byinshi abakozi bashyashya batashobora mbanze mbishyire ku ruhande rumwe ku buryo n'uwo nanjye nsigaye ngiye mu masomo yanjye ariko kuhaje ndayifite nzahita niga rwose hahirwa umugabo uzagushaka murakoze cyane so nizere ko nta kindi kibazo gihari ntacyo akazi ni sawa ni ibyo nashaka kubaza reka nimba nawe hari ikintu ushaka kumbaza
ndabona mumeze neza. Nta kibazo vraiment. Ndashima uhoraho. Business yanjye iri kugenda muri famille wanjye nkaba nta kibazo mfite abana bameze neza SAVA. Nta kindi. Nanjye meze neza cyane. Kandi nawe nunashaka umugabo ujya uharanira ko urugo rwawe ruhora rwishimye kuko niruba rwishimye nawe ubwawe uzaba wishimye. Kandi n'uwishima uzaba uri gushimisha n'Imana kuko ni nkakuzanye muri mission kuri iyi si. Exactly. Nzabiharanira kandi nkunda uburyo mungira inama. Ndabisezeranije. Tuzabikora. Ambo ubu noneho amafoto ndayafite. Princess aranyuzwa n'iki koko ibyo yigize nk'umugabo. Ahubwo kandebe gisigaye nakunone n'umuzura w'umushari we. Genda Gisele ubwenge we bitarazima ku nawe cyangwa ku neza. Princess ufite umwako bitahitaba Pita bitese umeze neza. Ntabwo dukumburanye se buriya ra none se umaze iminsi usohoka nawe ndashaka kuguha porote. ndashaka ko dusohokana tukajya kunywa agakofi. kabisa gahunda nzayibariza pe ndahari wese. Urakoze cyane sha nari nkukumbuye ubwo utanzabwira nka princess nawe dusubiraneyo nuko adakunze kuboneka. maze iminsi abantu nkunda gusohokera bagira agakofi keza karyohera. Sindizi ubwo uzamugeza igihe nta kibazo ejo cyangwa muri weekend wambwira. Sawa umuti mwiza. Koko mu izina rya Yesu. Iki kuryo kibaza kumenya icyo nishake gusa izo mu bintu. Good job Gigy. Reka. Sawa. Yes Gigy. Bitese bita. Sava makuru. Mustese. Shandawe nyine ndikwimesha agacyayi amasino zikomeye. Shamsori naje natinze rero ko ndagize akazi kenshi. I'm so sorry. Ariko nabonye nta tutabona n'undi kuko nagomba kwitabira ubutumire bwawe. Yakomeze kunaniwe se nawe? Ndandana ibyo gupfa. Akazi kenshi. Ahubwo sori wantije nimero yawe ari telefone yawe ko ibintu ushaka gukuramo. Nta kibazo. Ushaka kwandikamo. Ewa nanjye ndananiwe byatari nagize akazi kenshi bino minsi mu by'amawodite ntabwo byoroshye ntabwo ndi butinde kuko ndashaka gutandebe ko naruhuka hakiri kare. None se weekend upange? Twakwisohokera ariko. Nakanaruhuka stress n'iki byose. Usika ndikumbuye. Sohoka cyane. Twigire Rubavu. Marino minsi arimo arabominga byatari. Asa Rubavu ni Gisenyi ni haryo. Rubavu niho Gisenyi n'ubundi sana bishoboze. Itufata tugende wenda. Shop next weekend. Okay, hari. So merci beaucoup. Reka njye kuruhuka. Ndumva meze nk'unaniwe. Birumvikana kandi wakoze ku mwanya wawe. Nanjye ngiye kugenda nuko gusa numvaga nshaka kuba ndi out ku. Yakoze cyane. Sawa? Sawa. Na weekend nyine. Merci.